ashishimura imyambaro ye kandi nta mbaraga zo kubabyara. Uwiteka Nyiringabo Mana ya Isiraheli hanyuma amaze kumva ibyo biteye ubwoba, amaze kumva ibyo bikomeye, ukwereka yuko ibyawe bitashoboka, Senakeribu ukwereka yuko akurusha ubutunzi, Senakeribu ugusuzugura, ashaka kugusuzugura ku ruhande rwawe. Baramubwira bati Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Ariko Hezekiya mwumva uyu murongo amagunzi ituruka kuri yo, niba ubyizeye reka dufatanye gusenga, dusenga Imana kugira ngo Imana idufatirize imbaraga za Senakeribu. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Mumeze neza, muguwe neza mwese inshuti zacu, turabashuhuje, tubifurije amahoro y'Imana. Abababaye, abapfushije, abarwayi, ni mukomere, nta kigeragezo kitagira iherezo, ni mukomere mwihangane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, munyemerere dusengane Imana hanyuma tuganire. Kandi Nyagasani Imana yacu turagushimye, tugushimiye kuri data wa twese, uri umurengezi mwiza, uri data wa twese, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turaguhimbaje koko twabyutse biremera, tubonye Mwami Imana bucya, turashima izina ryawe ritangaje. Nyamara hari benshi bavuye muri uyu mubiri, ariko waturindiye kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Data mu izina rya Yesu tuguhamagaye muri iki cyigisho kugira ngo tuyoboze umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zituyobore. Twebwe ntitwabasha kuvuga tutayobowe nawe, tumuhaye ikaze kugira ngo avugire muri twe. Duheje andi majwi yose, ducecekesheje imbaraga z'umwijima, twirukanye imigambi yose itari imigambi myiza, ibitavuga Imana byose nibiceceke. Nimbura ugaragare mu Mana, uvugire muri nge kandi ijambo rikomeye rihembura imitima ya benshi. Urakoze kuko twumvise, urakoze kuko ubikoze, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye mumeze neza, mbifurije amahoro y'Imana. Nanone tugiye kuganira ijambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 37. Ni amagambo arimo abantu benshi batandukanye, ariko turavuga ku mugabo witwa Hezekiya, umwami wari uyoboye ubwoko bwa Isiraheli bw'Abayuda. Hanyuma tuvuge n'umwami wamuteye witwa Senakeribu. Uwo mwami nawe turumva urwo rugamba uko rwagenze. Ese no kunesha kwa Hezekiya byaturutse kuki? Imana idufashe. Igice cya 37 dusome duhereye ku murongo wa mbere, hanyuma turajya ku murongo wa 14 dusomye nk'imirongo 2 twumve. Gusenga kwa Hezekiya. Umwami Hezekiya byumvise, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, hera ko yinjira mu nzu y'Uwiteka, maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna w'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi, bambaye ibigunira kwa Yesaya w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati Hezekiya, baramubwira bati Hezekiya dutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose yo gutuka Imana ihoraho, ngira ngo Uwiteka Imana yawe izahana ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabira abantu basigaye. Tujye ku murongo wa 14. Bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya hera ko arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka, aruramburira imbere y'Uwiteka. Maze Hezekiya asenga Uwiteka ati, Uwiteka Nyiringabo Mana ya Isiraheli, wicara ku bakerubi, ni wowe wenyine Mana y'ibihugu by'abami bo mu isi bose.
niwe waremye ijuru n'isi. Tega ugutwi kwawe Uwiteka wumve, hwejesha amaso yawe Uwiteka urebe, wumva amagambo ya Senakeribu yatumye intumwa gutuka Imana ihoraho. Icyakora Uwiteka abami ba Shuri barimbuye ayo mahanga n'ibihugu byayo, bajugunye imana zabo mu muriro, kuko zitari imana nyamana, ahubwo zaremwe n'intoki z'abantu mu biti no mu mabuye, nicyo cyatumye bazirimbura. Nuko none Uwiteka Mana yacu ndakwinginze, udukize amaboko ye, kugira ngo abami bo mu isi bose bamenye ko ari wowe Uwiteka wenyine. Twakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rigaragara nk'aho ari amateka, ariko amateka yabaye agaragaza gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana twizeye. Haleluya, haleluya. Nje kubabwira imbaraga z'Imana twizeye, ariyo Mana Hezekiya yavuze mu gihe umwami Senakeribu yari amaze gusuzugura ubwoko bw'Abayuda, ubwoko bw'Imana, abutumaho intumwa yikaraze cyane, abumenyesha uburyo yarwanye ingamba nyinshi, uburyo yarwanye n'ibindi bihugu, akagenda akamenagura imana zabo, akazijugunya, akabasuzugura, akabica, hanyuma asuzugura n'Imana yacu yo mu ijuru. Atumaho Hezekiya, amutumaho aravuga ngo Imana izakunkiza uzayikura hehe? Imana zizakunkiza ni izihe? Mbese agaragaza uburyo yarwanye intambara nyinshi, ariko Imana yo mu ijuru dusenga yitwa Uwiteka ni Imana ikomeye, ni Imana ifite imbaraga. Hahirwa uyiringiye, hahirwa uyishikamishijeho umutima, hahirwa uyizeye. Hanyuma uyu mwami nk'uko tumwumvise, atuma kuri Hezekiya, aramutuma ngo uzanyizwa n'iki? Umwami wita Senakeribu, uzanyizwa n'iki? Nihe Mana izakunkiza? Hanyuma amaze kumva ibyo biteye ubwoba, amaze kumva ibyo bikomeye, Hezekiya acyumva ayo magambo, ngo yumvise n'izi nzandiko bari bamwoherereje Senakeribu yanditse, hanyuma arazifata. Amaze kuzifata ajya kuzisomera imbere y'Uwiteka. Nagira ngo mbabwire ngo abantu benshi dufite ba Senakeribu, ba Senakeribu baducyurira, ba Senakeribu batumereye nabi. Senakeribu ukwereka yuko ibyawe bitashoboka. Senakeribu ukwereka yuko akurusha ubutunzi. Senakeribu ugusuzugura, ashaka kugusuzugura ku ruhande rwawe. Ariko hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo umutabazi, hahirwa umuntu ufite iyi Imana, Imana ya Isiraheli, iyi Mana Hezekiya yari yizeye. Hezekiya amaze kwakira urwandiko ruvuye kuri Senakeribu rutuka Imana, rugaragaza neza ko abasuzuguye. Hanyuma aravuga ati ntago ari igihe basuzuguye, ahubwo basuzuguye Uwiteka. Reka rero nanjye ndushyire Uwiteka, njye kumusomera, njye kumubwira ibibazo uko biteye. Imana yacu ikeneye ko tuyibwiza ukuri, ikeneye yuko tuyiza imbere, tukayibwira umutima wawe, ukayiwereka ibikugoye, ibikuruhije, ibikubereye intambara, ibikubereye umusozi, byose ukabizana imbere y'Uwiteka. Hezekiya ajya imbere y'Uwiteka, asoma rwa rwandiko yandikiwe na Senakeribu, aravuga ati Uwiteka, reba ibi bitutsi, reba ukuntu basuzuguye, bagusuzuguye. Nyamara basuzuguye ziriya mana z'ibigirwamana, koko bazigiraho ububasha. Ariko wowe Uwiteka uri umunyembaraga, wowe Uwiteka ushoboye byose, wowe Uwiteka uri hejuru ya byose. Umva aya magambo ya Senakeribu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ariko Hezekiya ajya imbere y'Uwiteka nk'uko tubisoma mu Ngoma za kabiri. Hezekiya mu gice cya 32
hatubwira neza ngo Senakeribu akangisha abaturage b'i Yerusalemu, ngo Senakeribu umwami wa Shuri, ku murongo wa 10 umwami wa Shuri aravuga ati mwiringiye iki kibatera gutegereza kuzagoterwa i Yerusalemu? Mbese Hezekiya ntabashuka ngo mwicirwe n'inzara n'inkota? akavuga ati Uwiteka Imana yacu izadukiza amaboko y'umwami wa Ashuri. Urumva ukuntu yasuzuguye ubwoko bwa Isiraheli. Ariko Hezekiya ku murongo wa 22 nguko niko Uwiteka yakijije Hezekiya n'abaturage b'i Yerusalemu amaboko ya Senakeribu umwami wa Ashuri n'amaboko y'abandi bose, maze abarinda impande zose. Nuko benshi bazanira Uwiteka amaturo i Yerusalemu, na Hezekiya umwami w'Abayuda bamutura ibintu by'igiciro cyinshi, bituma yogezwa imbere y'amahanga yose. Uhereye icyo gihe ngo muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa, asaba Uwiteka amusubiza ijambo, amuha n'ikimenyetso. Ariko Hezekiya, mwumve uyu murongo wa 25, ariko Hezekiya ntiyitura ubuntu yagiriwe, kuko yiyogeje mu mutima we, nicyo cyatumye uburakari bumubaho we n'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Umurongo wa 26, Hezekiya bibonye yicisha bugufi, yihana ubwibone bwo mu mutima we ubwe n'abaturage b'i Yerusalemu, bituma uburakari bw'Uwiteka butabageraho ku ngoma ya Hezekiya. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko tuganira aba bagabo. Uyu mugabo bita Senakeribu, uyu mugabo yarirase cyane, yirata ku bwoko bwa Isiraheli. Reka mbabwire dufite ba Senakeribu mu buzima bwacu butandukanye. Mu buzima butandukanye dufite ba Senakeribu. Senakeribu ashobora kukubera umuturanyi, ukagira umuturanyi hakakwangira uko akubona gusa, hakakwangira uko mbese ukuteye n'ukubayeho. Ushobora kugira Senakeribu akaba mu muryango wawe ugasanga abantu baraguhagurukiye. Senakeribu ashobora kuba ari igihugu gishobora gutera ikindi. Senakeribu ni benshi batifuza ko wagira ubuzima, batifuza ko wagira amahoro, batifuza ko abana bawe bamererwa neza. Ba Senakeribu bashobora kuba benshi, ariko reka mbereke insinzi ahantu iri. Insinzi Hezekiya yabonye nuko yizeye Uwiteka kandi akamenya ko kugira ngo Uwiteka mutabare abanza nawe guca bugufi, akabanza kumva ko atari imbaraga ze zigiye kumuhesha gutabarwa, atari ubushobozi bwe, atari ubwenge bwe, atari ubuhanga bwe bigiye gutuma atabarwa n'Imana. Ngo yagiye imbere y'Imana abanza kwihana ubwibone bwe, ubwibone bwo mu mutima, bwo kumva ko hari icyari cyo, bwo kumva ko hari icyo ashoboye, bwo kumva yuko akomeye. Murabizi yari afite ubutunzi, Imana yaramuhaye iramuhata, nawe arangije ariyogeza, arangije akora ibishoboka byose. Ariko bagore agira abagore 1,000 ntacyo atakoze. Ubutunzi bwose Salomo yari abufite Hezekiya. Salomo niwe wagize abagore 1,000. Ariko Hezekiya nawe Imana yamuhaye ubwenge, Imana imuha kuyobora, Imana imuha kumva ko ari umwami. Ariko ngo agiye imbere y'Imana ubwibone bwose arabanza bushyira hasi. Ikintu cyose cyo kumva ko ari igitangarizwa arabanza ashyira hasi. Hanyuma Imana ibonye guca bugufi imukiza amaboko ya Senakeribu. Haleluya, imukiza ya maboko. Reka mbabwire, reka mbasabe, mwebwe mufite ibibazo, mwebwe mufite intambara, mwebwe mufite ba Senakeribu. Senakeribu yaza ari abadayimoni bagutumweho. Senakeribu yaza hari imyuka mibi ikubuza amahoro, ikubuza gusinzira. Ba Senakeribu baba benshi, ariko turashimira Imana yo mu ijuru. Haleluya, tuyizamurira amaboko. Ni Imana ihambaye, ni Imana itaneshwa n'icyari cyo cyose. Amagambo ya Senakeribu ntacyo azagutwara. Haleluya, ibicanege bya Senakeribu ntacyo bizagutwara. Dore ikintu kizatuma utsinda Senakeribu ni uguca bugufi imbere y'Imana. Ugaca bugufi mu mutima wawe, ukumva ko ntacyo uri cyo, kumva nta kintu uri cyo imbere y'Imana, ukareka ubushobozi bw'Imana bugakorera muri we, ukareka Imana ikaza ikarwana.
murabizi Imana yagiye irwanira ubwoko bwayo mu buryo kandi butandukanye. Hari igihe Imana yababwiraga ngo ntimurushye murwana, ngiyewe ndirwanirira, ngiyewe ndi Imana. Rimwe ikohereza amavubi akarwana urugamba bikaba birarangiye, ubundi gatera ababisha gusubiranamo bakicana bikaba birarangiye. Imana ifite inzira nyinshi yacamo kugira ngo ikuneshereze Senakeribu. Haleluya, haleluya. Hezekiya aca bugufi imbere y'Imana, arasenga, yihana ubwibone bwo mu mutima we, bituma Imana ibaha ihumure kandi ntiyemera yuko baterwa cyangwa ntiyemera ko urugamba rubagiraho ububasha ku ngoma ya Hezekiya. Niko Imana, niko iri jambo ry'Imana ritubwiye. Hanyuma iri jambo turyigarureho rero. Birashoboka yuko ushobora kuba waba uri Hezekiya muri uyu mwanya, cyangwa birashoboka yuko waba uri Senakeribu. Birashoboka, ariko uruhande rwose wabamo Imana yakugirira neza. Imana yakugirira neza ubwo bwa Senakeribu bwawe, n'uyo myitwarire yawe, nuko uteye muri karitsiye, nuko uteye mu gihugu, nuko uteye aho ukorera umeze nka Senakeribu. Imana yaguhindura bikemera. Haleluya. Imana yakugirira neza, Imana yaguha ubuzima, Imana yaguha guca bugufi, Imana yaguhindurira amazina. Imana ishimwe. Kuba wabo uruhande rwa Hezekiya. Hezekiya ikintu cyatumye Imana imwumvira nuko yagiye imbere y'Imana agaca bugufi, agaha Imana icyubahiro, Imana akayiha ubushobozi bwayo, hanyuma akihana ubwibone bwo mu mutima. Nagira ngo mbabwire bantu mufite ubwibone, bantu mufite kwishyira hejuru, bantu mwumva muri bitangaza. Nta bitangaza kiriho, nta bitangaza. Igitangaza ni Kristo. Haleluya, haleluya. Urasabwa guca bugufi kugira ngo Imana ikurwanire intambara. Ba Senakeribu bakumereye nabi, abo ngabo bakuvuza hamururu, abo ngabo babujije abana bawe gusinzira, abo bakubujije amahoro. Ariko niwizera ukajya imbere y'Imana ugaca bugufi, Imana irakugirira neza. Ngo Imana itanga ihumure ku ngoma ya Hezekiya, ngo kandi Imana ntiyemera yuko uru rugamba nubwo rwari rwahagurutse rukaze ari urw'amagambo akomeye. Abantu benshi bari kurwana urugamba, hariho amagambo menshi, ugasanga amagambo y'ibicantege akugezeho, amagambo akusubiza inyuma kugezeho, amagambo akubwira yuko utakijijwe kugezeho. Hari ibintu byinshi Senakeribu yagutumyeho. Ariko nagira ngo mbabwire dufite Imana yo mu ijuru ije kudutsindira ba Senakeribu. Haleluya, haleluya. Umva Hezekiya we, umva wowe niwe ndi kubwira. Nubwo utitwa Hezekiya, ariko wowe ndi kukubwira ngo jya imbere y'Imana, wihane, wezwe, uce bugufi imbere y'Imana. Imana yiteguye kukurwanirira, kandi Imana yiteguye gucecekesha amagambo yose, ibitavuga Imana byose bicecekera imbere yawe. Mbese urabyizeye? Mbese urumva wizeye Imana? Wizeye ko ije kukurwanirira kandi wizeye intsinzi ituruka kuri yo? Niba ubyizeye, reka dufatanye gusenga, dusenga Imana kugira ngo Imana idufatiriza imbaraga za ba Senakeribu. Ba Senakeribu bamereye n'aba bantu. Amagambo ni menshi, amagambo y'urucantege azanywe na ba Senakeribu, aba badayimoni. Ariko dufite imbaraga kandi twahawe n'Imana. Niba wizereye muri iri jambo, dusenga Imana. Niba kandi nawe ufite ibigeragezo, ufite intambara, ufite amagambo uri gutumwaho n'aba bantu bari twageranije na ba Senakeribu, mureke dusenge, duhagarare mu kwizera. Kandi iyi Imana yatabaye Hezekiya, natwe iradutabara mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mana urakomeye, Mana urahambaye, uri mu ruhande rwacu, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Magaze muri iri jambo ushyize ku mutima wanjye ngo mpumurize abantu bameze nka Hezekiya, bari mu rugamba rukomeye. Abantu Mwami Imana batumweho, hari byinshi byagiye bibagora, hari amagambo ameze nk'aya ba Senakeribu y'ibicantege, hari magusha ubwoko bwawe, hari imyuka mibi yoherezwa n'abatumvira, hari abadayimoni bazerera bagenda bagirira n'aba bantu, bateza abantu kwiyahura, bateza abantu kwiheba, bateza abantu gushidikanya ibyawe. Izi mbaraga za Senakeribu
tuzifashe miri duhagaze mu kwizera, tuzifashe miri duhagaze mu kwizera ijambo. Ndasenze kugira ngo ubutabazi bwihuse bugere kuri aba bantu, kugira ngo abantu badahumurijwe bahumurizwe n'ijambo ryawe, abantu badakomejwe bakomezwe n'ijambo ryawe, kandi abantu baguciriye bugufi barimo bakwereka izi nzandiko bagiye bandikirwa, izi nzandiko zibavana mu byizerwa, izi nzandiko mwami turaziciye duhagaze mu mbaraga zishoboye, duciye izi mbaraga, twirukanye aba badayimoni, dufunze izi mbaraga z'abarozi, dufunze iyi myuka yose irimo izerera ibuza abana amahoro, tukajya tukumva abana bariyahuye, tukumva abantu bakuru baragwa mu byaha bitandukanye. Iyi myuka duhagaze mu ijambo, duhagaze mu bushobozi, turwanije iyi myuka ikorera mu batumvira. Turakwizeye Mana, turakwiringiye, ngwino ugira ibyo ukora, ngwino urengera ubwoko bwawe, ngwino uhumurize imitima idahumurijwe, ngwino urengere Hezekiya muri iki gihe. Mwami Imana, amagambo abaye menshi, urakoze kubikoze, urakoze kuduhumurije, urakoze kudukomeje, mu izina rya Yesu, amen.